Mu gihe bimwe mu bitangazamakuru bikomeje kuba byagenda byibanda ku makuru yaje kuba agenda aranga umunsi w'ejo, avuga yuko leta y'u Rwanda ikomeje kuba yagenda igirana amasezerano y'amahoro ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haje kuba hagenda hagaragara ibitero byongeye kuba byagenda bigaragara mu ntara y'Iburasirazuba bwa Kongo, mu duce n'ubundi twagiye tugaragaramo intambara ndetse n'urugamba, kandi twari twaje kuba twagenda dufatirwaho umwanzuro ndetse tunashyirirwaho amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda, M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bisirikare bigiye bifatanyije mu rugamba rukomeje kuba rwagenda ruba imberenge, mu rugamba rukomeje kuba rwagenda rwose rutwumura ivumbi ritari rikeya hamwe n'ibindi bitwaro bya kirimbuzi bikomeje kuba byagenda byifashishwa kuri uru rugamba muri utu duce, twavuga nk'ahiswe muri Minembwe, muri Kivu y'Amajyaruguru ahiswe muri Masisi, muri Kivu y'Amajyepfo ahiswe muri Uvira, hakomeje kuba hagenda humvikana rwose urugamba rutari rukeya habe na gatoya. Kugeza amagingo aya ngaya, bimwe mu binyamakuru bikomeje kuba byagenda bitangaza yuko rwose ku munsi w'ejo haje kuba hagenda hagaragara ishyirwaho akadomo ku masezerano y'amahoro byaje kuba byagenda bibera mu gihugu cy'Ubwongereza, aho byari byaje kuba byagenda hagaragaramo umuhuza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza magingo aya ngaya rwose haravugwa umuriro ndetse n'ivumbi ryongeye kuba ryagenda ryaka, icyo bise kivumbi na jasho mwoto kurinjanja muri utu duce twa Minembwe, aho izi ngabo za coalition cyangwa se izi ngabo zirwana ku ruhande rwa coalition zongeye kuba zagenda zigaba ibitero, nyuma y'uko bamwe mu bayobozi cyangwa se muri zimwe mu ngabo cyangwa se mu bategetsi bahagarariye iyi leta ya Kinshasa baje kuba bagenda bavuga yuko rwose aba basirikare bakomeje kuba bagenda bagaba ibitero bya hato na hato muri izi nce zigiye zigize uburasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, bagiye kuba bagenda bagabanya ndetse banashyiramo agahenge mu rugamba rukomeje kuba rwagenda rugaragara ahangaha. Bamwe mu barwanyi ndetse n'abasirikare ntibabyumva kimwe n'aya masezerano yaje kuba yagenda rwose ashyirwaho akadomo. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo aya ngaya muri iki gitondo cy'uyu munsi haje kuba hagenda humvikana urugamba, haje kuba hagenda humvikana umwoto, haje kuba hagenda humvikana amadrone ndetse n'ibifaru byongeye kuba byagenda bitwarwa na bamwe mu basirikare barwana ku ruhande rwa coalition, harimo unité spéciale ya IBO, harimo abazalendo, harimo aba FDLR, aba FARDC ndetse na zimwe mu zindi ngabo bagiye bafatanyije n'ubundi muri rusange. Kugeza magingo aya ngaya hongeye kuba hakumvikana umwoto guhera mu masaha yo ku munsi w'ejo mu masaa 5 z'ijoro, umuriro umaze amasaha atari makeya, kuko kugeza mu rukerera rw'uyu munsi haje kuba hagenda humvikana rwose amasasu ndetse n'umuriro. Kugeza magingo aya ngaya rwose drone zaje kuba zagenda zirasa umwoto ndetse n'umuriro utari mukeya ku ngabo za MLDP twirwaneho ndetse na M23 muri rusange, yuko izi ngabo zije kuba zagenda zikora zimwe mu ngabo zari zikomeje kuba zagenda zirwana mu duce twa Mikenke. Ni ukuvuga ngo kugeza magingo aya ngaya baje kuba bagenda bimurira rwose ibitero byabo ndetse na operasiyo zabo zikomeje kuba zagenda zitumura ivumbi, aho bise mu gace ka Shabunda, aho bakomeje kuba bagenda bahangana n'ubundi na M23 mu rwego rwo kuba zagenda zerekana cyangwa se zagaragaza ku rwego mpuzamahanga yuko amwe mu masezerano baje kuba bagenda bashyira mu bikorwa, ariko kandi nanone ni ukwiyerurutsa, kuko magingo aya ngaya cyangwa se muri iki gitondo amakuru akomeje kuba yagenda aturuka ku mirongo y'urugamba ahangaha muri izi axe za Kivu y'Amajyepfo, aho bise muri za Minembwe, muri izi axe za Shabunda hongeye kuba hakumvikana rwose umuriro utari mukeya, umwoto utari mukeya, ariko kandi biravugwa yuko izi ngabo zaje kuba zapanga iyi operasiyo kugira ngo zibe zagera tumwe mu duce n'ubundi twari twaje kuba twagenda tugeramo izi ngabo za M23 ndetse na MLDP twirwaneho, kugira ngo aya masezerano aje kuba yagenda ashyirwa mu bikorwa. Hari tumwe mu duce n'ubundi bagiye kogera gute baje kugenda bisasira muri rusange. Urabyumva rero yuko izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zaje kuba zagenda zikora amabara, nyuma yuko muri bamwe mu bayobozi bakuru b'igihugu, bamwe mu baminisitiri baje kuba bagenda bemeranya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na bamwe mu bayobozi bagiye babahuza bo mu Bwongereza ndetse na guverinoma y'u Rwanda, yuko zimwe mu ngabo ndetse izi ngabo zikomeje kuba zagenda ziteza akaduruvayo, zari zikomeje kuba zagenda zica mu baturage b'abanyamurenge bari bakomeje kuba bagenda bakorerwa rwose ihonyorwa muri izi ntara za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, bigiye kuba byagenda bishyirwaho akadomo, byaje kuba byagenda binagwamo inshishi na bamwe mu basirikare bakomeje kuba bagenda
bakora icyo bise ihonyora agateka ka muntu ndetse no kugenda rwose bakora ibyamfura mbi, urabyumva. Hakomeje kuba hagenda rwose hagaragaramo icyo bise itumvikana ndetse no kumvikana guke hagati ya zimwe mu ngabo ndetse na muri bamwe mu bayobozi bagiye bakomandinga uru rugamba rukomeje kuba rwagenda rwose rugaragara ahangaha muri izi axe za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Urabyumva neza rero yuko nibitakomeza kuba byagenda biba ibyanga uru rugamba ruraza kuba rwakusubira urudubi, kuko urabyumva amasezerano yari yaje kuba yagenda ashyirwaho akadomo, yaje kuba yagenda atenguha ndetse ananga gukurikizwa muri uru rukerera. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo aya ngaya zimwe mu ngabo za MLDP twirwaneho ndetse na M23 zaje kuba zakora icyo bise defense ikamije kuba yagenda rwose ihangana ndetse inarwana n'izi ngabo zikomeje kuba zagenda zirenga ku mabwiriza n'ubundi y'ibyo baje kuba bagenda bashyiraho akadomo ku munsi w'ejo. Reka twigarukire ku makuru akomeje kuba yagenda yumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru, aho twise muri Masisi ndetse no muri Warikari hakomeje kuba hagenda humvikana rwose amasasu atari makeya ndetse n'urugamba rw'inkubarujyo, aho izi ngabo zo ku ruhande rwa Karisiyo zaje kuba zakomeza kuba zagenda zataka kandi none no muri iyi ntara hongeye kuba hagenda humvikana icyo bise imyitozo itari mikeya yo ku ngabo za FDLR zikomeje kuba zagenda zikora icyo bise umwitozo utoroshye habe na gatoya, zirimo ziragenda zishaka kuba zagenda zataka guverinoma y'u Rwanda. Ayo ni amakuru nanone ku munsi w'ejo yaje kuba yagenda acicikana rwose ku mbuga nkoranyambaga ndetse yaje kuba yagenda aganza izindi nkuru zaje kuba zagenda rwose zigaragara mu itangazamakuru, aho bivugwa yuko zimwe mu ngabo zaje kuba zagenda zirokiritwa ndetse ari igisirikare kinini cyane kirimo cyagenda gishyirwamo imbaraga na leta ya Kinshasa bifatanyijwemo na perezida n'ubundi wa leta ya Kongo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wo bise Tshisekedi Chilombo, afatanyije n'ubundi n'uwo bise perezida Neva, perezida w'u Burundi. Akomeje kuba bagenda rwose batera inkunga ndetse banashyigikira zimwe mu ngabo zikomeje kuba zagenda zitegurira urugamba rutoroshye rwo kuba bagenda bataka guverinoma y'u Rwanda. Izi ni ingabo zimaze igihe kitari gitoya, imyaka isaga 30, zikomeje kuba zagenda rwose zihirahira ndetse zinapanga uburyo zapfumuramo iki gihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'uwo bise perezida Paul Kagame, waje kuba yafata ubutegetsi rwose mu myaka itari mikeya nyuma y'urugamba rwo kubohora iyi guverinoma y'u Rwanda. Kuva ubwo kugeza amagingo ngaya akaba akiyoboye imyaka itari mikeya rwose, urabyumva ni igihe kitari gitoya. Ndetse n'izi ngabo z'aba FDLR ni zimwe mu ngabo zaje kuba zagenda zihunga nyuma y'uko zije kuba zagenda zikubitwa inshuro muri uru rugamba rwo kwibohora n'ubundi muri rusange, zikagenda zihungira muri aya mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho zaje kuba zagenda rwose zigakora igisirikare. Izi ni zimwe mu ngabo zaje kuba zagenda zihunga ubutegetsi bw'u Rwanda, zari zikoze amabe n'ubundi muri guverinoma y'u Rwanda, zari zisize zikoze icyo bise genocide, zikagenda zigakora icyo bise umutwe w'inyeshyamba wiswe FDLR, zari zikamije n'ubundi kugenda zibungabanya umutekano w'u Rwanda muri rusange, aho zaje kuba zagenda zigaba ibitero byinshi ndetse n'ibitero karundura bisaga 20 muri iyi myaka 32 yose ishize. Kugeza amagingo aya ngaya zaje kuba zagenda zubura umutwe ndetse zaje kuba zongera kubura intwaro ndetse na operasiyo zo kugaba ibitero bitoroshye habe na gatoya kuri guverinoma y'u Rwanda. Ariko kugeza amagingo aya ngaya guverinoma y'u Rwanda ntago iragira ikibitangazaho. Gusa uwise General James Kabarebe ndetse na perezida Paul Kagame bakomeje kuba bagenda batangaza yuko rwose abahirahira kuba bagenda bahungabanya umutekano w'u Rwanda batazagenda babigiramo amahoro habe na gatoya. Ariko izi ngabo zo nizibikozwa, kuko kugeza amagingo aya ngaya ingabo zisaga 5000 zirimo ziragenda zikorera umwitozo n'ubundi muri aya mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izindi zakomeje kuba zigenda zikorera umwitozo muri igihugu aho zizagenda Repubulika y'u Rwanda rwose RDF zerekana yuko ari ingabo zitavogerwa ndetse ari ingabo zihamye kwerekana
rwose izi nyeshyamba za FDLR ndetse n'iyi mitwe bigiye bifatanyije n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bihabwa isomo. Ese izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziraza kuba zakomeza kubyijandikamo, dore yuko twaje kuba twagenda tubabwira ibyaje kuba byagenda biba rwose kuri iki gicamunsi cy'umunsi w'ejo, yuko haje kuba hagenda hasinywa amasezerano y'amahoro, cyangwa se ziraza kuba zagenda zibyirengagiza. Ibyo ngibyo nibyo turiza kuba twagenda tubakusanyiriza rwose mu makuru ndetse n'ibiganiro byacu biri imbere. Aya ngaya ni amakuru agaruka kuri politike, diplomasi ndetse n'umutekano muri rusange kuri iyi channel yanyu rwose Irene Info +1. Rero icyo nagusaba ni ugukanda subscribe, ukajya muri comment section ukandikamo comment yawe, turi kumwe 5 kwa 5, ndetse ukajya no kara ako kantu kameze nk'igikumwe ukagakandaho rwose, kugira ngo aya makuru akomeze kuba yagenda agera ku bantu benshi, ndetse n'abashishikariza kuba mwagenda rwose mukora share, ndetse mukanagenda muyakurikirana 5 kwa 5. Amakuru yacu nakagaruka, ndetse ngiye mwumvaga kuri izi mikoro nitwa Mr Oze. Tugenda tubana mu makuru yacu ataha. Ciao ciao.